The Ben namwigiyeho first of all, we namwigiyeho umuntu no gutegura no kwikunda akazi. Ben akunda abantu, Ben ni umuntu uba ufata muri umuntu akayimugira mugenzi we kandi batangana, so namwigiyeho urukundo. Element mwigiraho ubwitonzi, ntakagira pressure, n'umuhanzi ndetse n'umuproducer uri calme cyane. Alikiba namwigiyeho kuvimba, n'umuvimbi. Nagera i Kigali abantu bazabimenya tu. Umwaka nibwo bagiye kuboneka stage nziza ya mbere izaba igiye kubaho mu Rwanda. Hari abahanzi benshi bazaza kuri concert ku buryo ntavuga umwe ku wundi, ariko umuhanzi w'ingenzi uzaboneka kuri iriya tariki n'umuhanzi witwa Alikiba uvuye mu gihugu cya Tanzania. So niwe muhanzi tuzareba witwa Bebe. Recent Talk. tutabatindiye cyane abantu bose bari in the building mureke duhuze ibiganiro kubera ko gahunda ni ndende. Nice. Again, one more time, ladies and gentlemen, most welcome here at Azuri, Rwanda, the city of Kigali. Agura Gakondo Festival bose babahaye ikaze muri iki gikorwa tugiye kugarukaho muri rusange. Iyi ni event ikomeye ya Kigali Countdown Festival yateguwe n'umujyi wa Kigali, Ministry of Youth ndetse n'iterambere ry'ubuhanzi ndetse na SCORE bo baherekeje Kevin Kade kugira ngo ibi bihe bishoboke. Ni event yagutse izatangira tariki 24 kugeza tariki ya 2, ariko by'akarusho twebwe turi hano, we are here to celebrate urugendo rw'imyaka 5 ya Kevin Kade. For the very first time ever, Kevin Kade agiye gukora concert y'amateka izaba tariki 31 KCC, Kigali Convention Center. Ari imbuga yagutse hashaka kwizihiriza uwo mwaka ari kumwe n'abakunzi be mu rugendo rw'imyaka 5. Kuba turi hano rero yifuje mu by'ukuri kubana n'itangazamakuru abamuherekeje umunsi ku wundi ndetse n'abakunzi be, ntabwo bose yabagirira icyarimwe, ariko muri hano kugira ngo mumufashe kugira ngo ibyo bihe bishoboke. Well, is here already, ariko mbere ko dutangira twifuje gusaba Kevin uhagarariye Agura kugira ngo atwinjize neza muri iyi event, adusangize byinshi kuri amakuru, badeni Kevin Kade mugume hafi kugira ngo duhite twihuta. Thank you very much. Bravo neza. Bravo. Ikaze, turabashimira kuba mwaje mwitabiriye muri benshi. Iki gikorwa turi gutegura cyitwa The Last Night, kizabera Kigali Convention Center iri roundabout iri imbere yaho. Ni igikorwa cyateguwe n'umujyi wa Kigali mu bufatanye bwa company yitwa Agura, ariko muri projet yitwa Agura Gakondo Festival. Igikorwa kizafata iminsi 10, ariko muri iyo minsi 10 hakaba ariho umunsi umwe wa 31 rero ni umunsi w'ibyishimo. Murabizi ko iriya mbuga iteranira izaho abantu benshi, kandi abantu benshi nibo baza kureba ibishashi iyo turi kurasa umwaka. So niho twifuriza kuzakora konseri ya mbere ya Kevin Kade yizihiza imyaka 5 mu muziki. Turifuza ko mwese muzaba muhari
ndaza kumureka maze kubabwira line up y'abantu bose bazakorana nawe iyi stage nini. Ni stage ya mbere, ni stage y'amateka, ni na stage ifite gahunda yo guhindura umuziki wacu. Murakoze. Nice, thank you so much. Kabangira ngo Saja n'undi bakorana. Nice, thank you so much. Iri joro ryitwa The Last Night of 2025. Ni ijoro rya Kevin Kade, ni ijoro ry'amateka, ni ijoro ridafite aho rihuriye n'amajoro dusanzwe tumenyereye mu gusoza umwaka, ahubwo ni ijoro rya Kevin Kade azaba ari kwizihiza imyaka 5. Mu rugendo rw'imyaka 5 habamo ups and down, izo zose yazinyuzemo. Mu rugendo rw'imyaka 5 hari intambwe yateye mu kuba igihangange hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni nayo mpamvu muri iri joro ry'amateka hari abanzi bazamuherekeza ba hano mu Rwanda ndetse n'abo hanze y'u Rwanda. Ngira ngo afite more yifuza kubasangiza, kutuganira kugira ngo turusheho kuandastandinga byimbitse kuri iri joro yahisemo kwita The Last Night of 2025. Kevin Kade, this is Eternal Bro. Yeba mazi ya nyanja we uzangira umusazi unoresha amashashi. Urakoze cyane. Nkuko musanzwe mubizi, Kevin Kade ni umuhanzi w'umunyarwanda kandi umunyarwanda mu bandi ari kuri gukuza ibigwi. So icyo nzwiho cyane ni imiziki, ariko nanone also performance yanjye. Iki cyo turagitindaho kuko tufite imyaka yabanjirije umuziki nyarwanda, ariko uyu mwaka nibwo hagiye kuboneka stage nziza ya mbere izaba igiye kubaho mu Rwanda. Icya kabiri, line up yacu dufite ni abahanzi benshi kugera ku bahanzi 8 bariho twafatanyije urugendo, twakoranye ndetse n'abandi banyarwanda indani ndetse n'abo hanze y'igihugu. So ririya joro risanzwe rizwi nk'ijoro ryo gusoza umwaka. Hariya roundabout hahurira imbaga y'abantu benshi, bose bazabasha kuba babona entertainment. So byimbitse rero, uno munsi w'ingenzi ntabwo wari uwo kuvuga ku gitaramo gusa. Uyu munsi ni umunsi wo gusangira ndetse no kuba ndi kumwe n'abamfashije muri iyo myaka 5 gukora umuziki. Abo nibo abanyamakuru mwebwe muri hano, ndabashimiye mbikuye ku mutima, kuko umwe muri mwese wari uri hano yamfashije gushyira itafari kugira Kevin Kade wari uri uyu munsi. Niyo bari main purpose gusangira namwe, tukaba twaganira byinshi mushaka kumenya, ariko especially nka launching The Last Night, ijoro rya concert ya Kevin Kade. Ni concert izahera festival muri Masike yitwa Kigali Countdown, izahera ku itariki 24 kugera ku itariki 2. So byinshi mwifuza kumbaza murambaza, ariko reka mbabwize ukuri ndabishe. Nice, thank you. Murakoze Rabisi, kabanda shimire Kevin Kade kuko imyaka 5 ishize ari umuziki agiye kwisiza kuko bidasanzwe kuri benshi. Mfite ibibazo bihi cyane, ni imyaka 5 ishize ari umuziki. Ni imyaka asobanura yaranzwe n'iki? Bamwe mu bahanzi bakuru baravuga ko imyaka 5 iba idasanzwe cyane cyane ku bahanzi bagitangira. Wowe ibyiza byabaye byinshi cyangwa aje muri iyo kubasha guhangana muri rusange imyaka 5 yaranzwe n'iki? Ikindi wenda iyo abahanzi muzakorana muzayitangaza nyuma, wenda igihe cyageze, wenda bijyanye n'amatariki, cyangwa uyu munsi ukurikisha kumenya ngo baba ari mwanya ibona wenda zafishanye kuzafurumya n'abantu kuzamubona, cyangwa wihariye igihe cyo kuzavuga ko iki gihe umuhanzi tugomba kuzamubona. Wenda nasoza ku kanyuma, turimo turagana ku mpera z'umwaka. Uretse iriya ndirimbo twabonye, hari indi package ifitiye umufana yakitega ko mbere y'iki gitaramo usabona ni wenda n'indi cyangwa se ikindi gihe cyose twakoze. Okay, murakoze cyane. Nkomeje kuri icyo kibazo yarambajije cy'urugendo rwanjye ko nabisobanura. Ni urugendo rw'amahiti, mwe murabizi, ni urugendo rutari rworoshye. Nagizemo ibihe bibi, ibihe byiza, nagizemo abanzi n'inshuti. So ibyo ni ibintu bisanzwe biba ku muziki, ariko uko nasobanura urugendo rwanjye, ndi umwe mu bahanzi nahamya ko nakoranye n'abandi kandi nkorana nabo neza. Ndi mu bahanzi bakoranye n'abahanzi benshi bashobokaga. Natanze imiziki myinshi guhera ku ndirimbo yanjye ya mbere yitwa Sofia, nakoze n'inyenyine, kugeza kuri Nyiragongo igomba gusohoka kuri uyu wa 5. So muri kuvuga ko imiziki iri kurwana, ariko murabizi bigeze ku wanjye baraba ari umuziki mwiza cyane. So ndizera ko iki cyumweru ndasohora indi ndirimbo. Line up ko nayivuga, hari abahanzi benshi
bazaza kuri concert ku buryo ntavuga umwe ku wundi, ariko umuhanzi w'ingenzi uzaboneka kuri iriya tariki ni umuhanzi witwa Alikiba uvuye mu gihugu cya Tanzania. So niwe muhanzi tuzareba niwe witwa Bebe. Dufite n'abandi bazava mu bindi bihugu, ariko ubu niwe for now nabamenyesha. Abandi bose abo twakoranye, uwo uzi ko nakoranye nawe wese azaboneka kuri iriya munsi. Turagenda twanamutsinda umwe ku wundi. Arakoze. Mbere na mbere ndabanza nshimire Kevin Kade nk'uko nawe yaje yifuza kudushimira mu myaka 5 tumaranye, mu myaka 5 yo kwihiringa, kuko yavuze mu myaka 5 y'ibibazo y'ibyishimo. Aba ari ubuzima n'ubundi buzima n'uko nguko bumeze, ariko njyewe ndashaka gufata imyaka 5 nkayihuza n'ishuri ry'umuziki. Ni iki kintu cyagufashije muri iyi myaka 5 wakuye ku ishuri ry'umuziki? Ni iki kintu umunsi wavuga ko wenda kuba warabize ku ishuri ry'umuziki byagize inyungu nziza wabibonyeho muri iyi myaka 5 maze hamwe n'itangazamakuru, hamwe n'ibyo twanyuzemo twese? Ni iki cyagufashije, icyo wakuye ku ishuri ry'umuziki wakwishimira ko n'abandi bari gutangira umuziki wabo bashobora kugira kugira ngo bibafashe? Ikindi ni ubutumwa bwa Alex Muyoboke, arambwiye ngo aragushimiye kuba waratekereje kuzana Alikiba, ati ni achievement nziza kandi Imana izashyira mu mugisha. Sansana. Thank you. Ngira ngo twafata n'icya kamarade kugira ngo dusubize cyane. Urakoze. Digure ruhande. Ewa. Amavubo hakina hose nibwo ruhande ndiho bikumva. So rero intsinzi niyo ndeba ko ndi umuhanzi ugira urukundo, ariko ni umuvandimwe wa The Ben. So ririya joro, ijoro rya The Ben ngomba kuba mpari, naho nzasapotinga. So ikindi umbajije ku bijyanye na stage z'uriya munsi, ngiye kuzana icyuma cya mbere cyabayeho mu mateka y'isi, kizaba kiri hariya kuri iriya stage. Ubu niho ngiye. Niba nzaba mu bicu, niba nzaba ku butaka, ntabwo ndabimenya, ariko I will give you the best show. Nicyo nagashoringa abakunzi b'umuziki wa Kevin Kade. Mvuze ku cyo gakiyambaje cy'ishuri, uriya munsi na bande nzakorana nayo twariganye. So ni ishusho yo kwerekana ibyo twize, guidance nagize, discipline natojwe n'ishuri ryo ku Nyundo, nibyo nzifashisha kugira ntandukanye itandukaniro ry'indi zanzi concert zose zabayeho mu Rwanda n'itandukaniro ry'ibyo Kevin Kade agiye kuzana. So muri make ni ibyo ngibyo. Murakoze. Nanjye ndabanza nshimire Kade ko imyaka 5 ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye. Abihereye avuga ngo ni imyaka y'amahiti, koko yarayakoze amahiti kandi n'ubu ngubu akiyakora. Ariko ikibazo cyanjye kirasa n'icyarakiho gato. Ubundi tuzi ko abantu biga umuziki by'umwihariko nta muntu ujya wiga umuziki, abenshi ntabwo baba bahitinze cyangwa se ngo bakore amahiti nk'uko nguko. Ni abantu bagenda bakiyajya mu muziki uri classique, wa muziki nyine wo mu manota wo mu bitabo, niko navuga. Wowe niriya bango warakoresheje kugira ngo bibashe gukunda, ubashe gukora amahiti, ariko still n'ubu nashyiramo kuba n'ubwo buhanga bwo kuba warize umuziki. Ikindi uvuze ko Alikiba azaza ahangaha mu Rwanda, ubwo muzakorana stage y'indirimbo mufitanye cyangwa se nawe azafata umwanya akore azahasha abanyarwanda? Numva ari ibyo. Especially ndashaka gutumira abaskorire kuri ririya joro. Alikiba azakubita indirimbo zose zabakujije ririya joro. So mwitegure show idasanzwe, kandi uwo n'umwe mubwiye ndacyazana abandi. Murakoze. Urakoze. Ibihe bibi ntabwo nabispecifyinga, urabizi hari ibyo uhura nabyo bitoroshye, bitanavugwa ku munwa cyangwa mu mutamenya, ariko iby'ubuzima bwite ntibyari byinshi. Ahubwo umuziki ucana intege, umuziki ugira pressure, ugukubita utabona ukuntu ibaho. Buriya ndi enjoying iyo nafite ingoma cyangwa nafite ikintu kinsaba kuba ndi gukora, nibyo bihingira byiza. Ariko iyo hajemo akazi kansaba imbaraga ndongera nkaba stressed. So ni ibihe bibi nagize ntavuga ku munwa, ariko hari n'ibindi byiza naba naragize, ari nabyo ndi kugira n'uyu munsi. Ikindi ndi gutegura tours zizenguruka isi. Nyuma y'ingiyi nderekeza mu Burayi mu kwezi kwa 3. Niva mu Burayi njye muri Amerika, niva muri Amerika tujye kwirebera igikombe cy'isi. Ndaba nakoze, sibyo? Murakoze. Alright, ngira ngo Jason rero nitwa Venkele Mukora Mr. University, umunyamakuru wa ICO TV and Radio. Yavuze byinshi urugendo rw'imyaka 5.
ariko mu bahanzi bakoranye uza Alikiba uzaba hari n'abandi bazaba hari. Ndashaka kumubaza icyo yigiye kuri Alikiba, Ben and Element, icyo wabigiye ko icyo gufasha muri kariyeri yawe. Asante. The Ben namwigiyeho first of all, we namwigiyeho umuntu no gutegura no kwikunda akazi. Ben akunda abantu, Ben ni umuntu uba ufata muri umuntu akayimugira mugenzi we kandi batangana, so namwigiyeho urukundo. Element mwigiraho ubwitonzi, ntabwo agira pressure, ni umuhanzi ndetse n'umuproducer uri calme cyane. Alikiba namwigiyeho kuvimba, ni umuvimbi, nagera i Kigali abantu bazabimenya tu kuko i Nyamirambo niho tuzajya kumwakira, so bose dufite ibyo nabyigiyeho murakoze. Ariko ni musiki. Aha.